twembe mu umenyera umuntu urambaza abana sinzagaruka ntabwo ibyo niwarumbaza ntabwo utarwana urandi wowe kamani yoka kamani ndazica umuntu amahame bamenye inzoga nashaka kuduhanga yarandu kuburambe bigusaba kumubitase uza kushaka tubigahamwe nimwe ko beka waretse mwabara gatako ko mwana mumubabare nandi wabaye mugabo kavuga wababare amaye hatazi niba bikubise ubundi watashye ndahagusanze yego wowe urabura naje kuraba kinyarwanda kandi barabihakanye umukobwa agira umuhungu w'umukene uratebye nguki iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye ibihe byiza dukurikirana kuri Manzi na Innocent TV ndetse no kuri Cyomoro 150 gerageza ukore subscribe nyamuneka uwakoze subscribe ndagushimiye cyane nawe utarayikora uyu ni wo mwanya kugira ngo tubashe kubana ibintu byacu bya buri munsi nigifite paso nka cyatanu batuza kanze babere bishambre byabuze bafuta y'abadebe cyangwa se gahanga kananiye abagugunye nimero yanjye ni 07959883 iyo nimero wampamagara ukanyandikira tukaganira tukabasha guhuza ikindi cy'umwihariko ndetse nitango ngiye kubahereza umuntu ushaka kuba yamvugisha ushaka kuba yampamagara video call cyangwa ushaka kuntuma mpamagara video call urebe neza ko ari ngiye turi kuvugana uko hari ibibazo byinshi cyane ndi kugenda mpura nabyo ugasanga hari abantu benshi cyane bagiye bavuga ngo batumye runaka kandi runaka bavuga ko batumye akaba atari ari undi umuntu amwitire bitewe n'ibyo akora ugasanga nyine abantu bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo ugasanga icyaha kigiye ko gitangobye kuba cyagiyeho kandi nyamuneka hajye habaho ubushishozi mbere yuko ukora ikintu niyo nama ngiye nabagira uwo mushaka kwamaza nimero wayihamagara iri ku biganiro byacu bya buri munsi wayihamagara cyangwa se ukatwandikira ku nimero mba nabahaye ya buri munsi ndayivuga ntago nareka kuyivuga ko ariko ari gihe tubayeho kugira ngo tubashe gufashanya mu bihe byacu bya buri munsi umunsi ku munsi tukomeze tugende amakuru mfite kano kanya ntambara ya Rose mu cya gipangu Mimi atuyemo sinzi niba Mimi ahari cyangwa se wa mugore wa Fabizo ahari ariko amakuru mfite nuko Fabizo yamaje gusesekara mu gipangu twebwe amakuru turakurikirana gatanu kandi ntabwo ngiye mbonye ikintu njya guhenza mpenzapa bitararangira cyangwa se ndambirwa ibintu bitararangira guve mu nzira kuko hari byinshi cyane umuntu abagomba kugira ngo afashe umuntu ko yenda kose ntago aba ari umutima mubi ahubwo bari kugira ngo turebe nk'umuryango ese niki nk'umuryango nyarwanda aricyo dushobora gufashanya mu gihe uhari aya nshobora kuhagera nkasanga agikenewe kuba cyakorwa tugafashanya ibintu bikagenda neza hari n'igihe ushobora gusanga umuntu ari mu mafuti hari n'igihe ushobora kuba mwebwe bishobora kubabera isomo ry'ubuzima kuko ari ushobora gusanga byarakubayeho cyangwa se byarabaye ku mugenzi wawe cyangwa byarabaye ku nshuti yawe ubwo rero ikintu kiza kiba gihari tuba tugomba kugira ngo ibyo tugira ibyo tugaragaza iyo tubigaragaje hari igihe ushobora gusanga wowe waraciye muri ibyo bintu byabaye ku muntu tuba tubigaragaje ugasanga nawe kubereye isomo ese uzabyitwara mute niki uzakora kugira ngo ubashe kuba kwigobotora ibyo bintu waba wabashije kuba waciyemo tugiye kugenda tugeremo
tugeze ku gipangu cyaho kubanza tubanze tumenye neza ese turinja gute kugira ngo tubone uko tuzakomeza twinjamo imbere. Ntago babyoroshye kwa Mimi, abari ibibazo cyane, abari nk'umuriro. Aho mwamuhere hose turabasuje cyane. Wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru, ubarasirazuba tuberengera bwaryo, ndagusure cyane. Wowe wabasha gukora subscribe, uri w'ingenzi kuri twebwe. Komere uri w'ingenzi kuri twebwe kuko uri w'agaciro, niwe utuma tubaho umunsi ku munsi. Iyo ukoze subscribe cyangwa se ugakora share, ibiganiro byacu bigera kure cyane kandi hashoboka. Imana ikomeze kubarinda, tukomeze tugende twinjire mu gipangu turebe uko byifashe. Icyambere cy'umuraba bivuze ngo ufite n'abana bawe tugiye kugenda batwica. Oya ninjira muri iyi wanjye wabataye Isera muramuzi Yemwe utumiwe nase ese umugabo utumiwe nase oya winyirukana uretse mani nyine winyirukana abantu nk'abagore bawe bajya guhanyoka nese uri gupfiki nyine murapfiki mwebwe ibyo dupfa ntabwo bikureba ahubwo uzabona nibere mu bibazo byanjye uza ibibazo waje gutereta se abagore babiri mwana wabagiye nk'ikimwe yewe nda murabyifashe nyine uzabona iki byo kura buretse uyu mugabo niwe muzanye hano shaka abana uzanye n'umugabo wamaye abana ko bashaka abana ikibazo kiri uvuga mutisererana nk'ibyo bazaguhemuka karabaye ariko birana ikintu ngira nabahe bana nabana twabyaranye nde nawe nyine baraganza nguhe n'amakuru utarunazi oya wowe bucece ejo bundi yavuze ko abana atarabawe yego ndabyibutse ngowe mwana n'ugubyara mwana n'ugubyara ntabwo mbyara uzi n'ubwenge uzi ubwenge ntabwo ubyara ntabwo ubyara wese reka nkubwire rero wowe ntabwo ubyara navuze ngo wowe ntabwo abyara abana bagaraza ushaka abahe bana ushaka abahe bana abahe bana nawe twabyaranye utabyara nawe ndamwabyara ndajya muri igisekesho uwo mukuru wari kuzajya kurengera niwo kurengera niwo twabyaranye wamwibukije ubuze umugani utwagusa urumva indaya mana urumva indaya mana ntuzashaka umugore mana wumvishe indaya karabaye aho bahahiriye utabyara n'uyu uje kumara iki nimutabyara ahubwo se niwanyu oya genda dore wanyu yesu we nawe uramwihakanye ndahagusanze igihe yego wowe urabura njye naje kureba abana banjye abahe bana kandi baravuze ko utabyara urabyara nawe urisere se ntabwo ariko kigaragaza ko ubyara nawe urisere ntabwo mbyara utera amashaza yewe dawe bariya bana nazaga kubereka baca umugani mu kinyarwanda kandi barabihakanye umukobwa agira umuhungu w'umukene uratebye nguki abana bawe bari hehe unjye n'amezi abana uyu ni uwa kane neza wowe uri ingumba ageze ngo mugiye kwihuza ndabura ntabwo ubona ko asigaye akora k'umupompisi cyokoza ndabona usigaye ahubwo ndabona byarakaze bite muganda yamwe mbiya atanze kunyubahuka we abana banje batatu mutarwana urambi wici wowe urabyara wowe uri indaya ntabwo byara byemeje aho waje kugicuruza ibibazo biragura ko hasi usanzemo umugabo abana bafite ko barabyara umviriza ndakubarira umugabo we umva ninjye dufite ikibazo uyu nta kibazo mufite ninjye dufite ikibazo uyu mufite ikibazo ugana na mushiki wawe neho reka njye mbabwire ubwo nasoni noneho ubu nanjye nanakubahuka asoni gera kugira inama yo gukubaka ahubwo niba uzi ubwenge upimisha nanjye ubu rero nanakubahuka noneho kubaza byanirwa nzana abagore urongora bakansuzugura jewe bari ku mwana uyu munsi umva uyu munsi nakunyweye mushiki wawe byahindura isura usuzugura nanjye ubarongora barongora nashaka ntabwo wabura ubuzima ngo bagusuzugure
twubahane afite urwembe mwana afite urwembe dodo warubonye dodo ifite ariko bite nasore indaya ndizo zigenda ndende wese warubeye ko ari indaya bataba indaya ngo utera amahugurwa umenyera umuntu urambaza abana sinzagaruka ntabwo ibyo niwadumbaza ntabwo utarwana urandi wowe kurwaniye urimo biki wowe ufite abana ukavuga ngo abana wahe bana kamani teuka hagarara ahubwo bahagarara kamani wakubaza iki kamani urabireba amahanga ndazisha umuntu amahanga bamenya inzoga aruga kamani kikumiramo baramwicaye mana yanjye yigize neza none nashaka kuduhanga yaranduye kuburambe bigusaba kumubita se uzakushaka tubigahamwe n'intebe ko beka waretse mwabara agataka uko mwana mumubabarire nandi waba ari mugabo kakavuga wamubarire amaye nkatazi niba bikubise ubundi watashye cyane simukara ivutanye simukara ujye umugabo kana tuvana matatu kubitana natwe tuvana twagiye